Ni amakuru turi busange mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mpanga, akagari ka Mpanga. Mu by'ukuri ni ibintu bitari byiza ndetse ni ibintu bitari biherutse, kuko kumva ko umugore yaba yishe umugabo mu by'ukuri ndetse amusanze mu buriri aryamye, ndetse umugore biza kurangira afashe umuhoro atema umugabo we wamwishakiye we ubwe. Bavuga yuko uyu mugabo atarabanye neza n'umugore we, n'ubundi nta kabuza bahoraga bashwana mu by'ukuri, akaba ari nayo mpamvu rero ngo ibyo byose byaba byabyaye ko uwo mugore yaba yaramubikiye inzika, bikaza kurangira rero ngo amusanze mu buriri aryamye, abanza ngo ubwa mbere yabanje kumusanga mu buriri aryamye, abanza kumumenaho amazi ashyushye, arangije amubwira ko azamwiyicira mu by'ukuri. Ibyo rero byararangiye ndetse baza no kubunga birarangira, ndetse binavugwa yuko baje kwiyunga nyine kuko bagiye ibyo bintu byageze mu buyobozi baza no kwiyunga, bivugwa bisa nkaho birangiye. Gusa rero kugeza uyu munsi rero hashize igihe kitari gitoya biyunze, none rero bije kurangira umugore bimwanze mu nda asatira umugabo aryamye mu buriri, biza kurangira rero amumennyeho, biza kurangira rero afashe umuhoro amukubita umupanga, umugore yikubitira umugabo, birangira bityo ngayo nguko umugore yiyicira umugabo wamwishakiye. Ndetse biri no kuvugwa yuko ibi bintu amakimbirane amwe n'amwe agenda aba mu miryango, abayobozi bagiye batandukanye cyangwa se abayobozi b'inzego z'ibanze, abayobozi baba begereye abaturage ko ibi bibazo baba babizi, ndetse ko imiryango ihora igira amakimbirane nayo baba bayizi. Uyu mugabo ikintu ngo yapfaga n'umugore we, ngo ni uko ngo uyu mugore we ngo uyu mugabo yahoraga cyane cyane afuhira umugore we bikomeye cyane, ariko ngo mu by'ukuri umugore we ngo yumvaga ko ntacyo byabaga bitwaye mu by'ukuri. Akaba ari nayo mpamvu ngo umugore yatahaga anatinze, ndetse bikaza kubabaza uyu mugabo, bigatuma rero uyu mugabo avuga nabi abana. Bamwe na bamwe bavugaga yuko bagahamya ko papa rwose nta kibazo cye, ahubwo mama ari we kibazo, ngo dore ko ngo na saa sita z'ijoro zageraga nyina atarataha. Umwana we w'imfura ufite imyaka 15 w'umukobwa yabwiye igitangazamakuru cy'Intebe TV, avuga yuko mama nta kabuza n'ubundi yahoraga n'ubundi yiyenza kuri papa, ngo kuva na mbere hose papa ngo ntajya anywa inzoga, ngo ariko ngo nyina yatahaga yasinze mu by'ukuri, ndetse ngo yamuhaga n'amafaranga yo guhaha ise agiye mu kazi. Mu by'ukuri rero ngo umugore akanga kujya kuyahaha, bikaza kurangira n'ubundi yamuha 3,000 agahaha. Ibyo rero nk'uko umwana we w'imfura ufite imyaka 15 w'umukobwa, ibyo byose nibyo yahoraga asubiramo ndetse anabibwira buri muntu wese wari aho ngaho, ndetse afite agahinda kenshi cyane, arimo anarira bikomeye cyane, asaba Imana rwose ko nyina bamukorera icyo akwiye. Umwana ujijutse, ndetse murumuna we yari afite imyaka 10, ndetse bikanavuga yuko n'abaturanyi rwose bari bazi ko uyu mugabo ari umugabo witonda. Gusa icyo bari bazi ni uko ngo uyu mugore yari yananiye umugabo, ndetse nk'abaturanyi bamwe na bamwe bagiye bagira inama uyu mugabo ko yatandukana n'uyu mugore, ariko uyu mugabo akavuga yuko ntago adashobora gutandukana n'umugore we, aba bana bakiri batoya, ndetse ngo ko agomba kubareka abana bakabanza bakabana na nyina, ndetse ngo isaha yazagera akumva ko arambiwe, igihe kizagera agatandukana n'uyu mugore, igihe yumva ko bizaba byanze, ndetse igihe azumva ko bizaba byamunaniye kwihanganira. Uyu mugore yavugaga ati uyu mugabo yabwiraga abo baturanyi bamuyigishaga inama ko yatandukana n'uyu mugore, akabasubiza ababwira ati kwihangana bitera kunesha. Ngo ni nayo mpamvu rero yakomezaga kugenda yihangana, ndetse ngo uyu mugabo yari umurokore cyane, ndetse umukristu unemera Imana, dore ko yari ameze ngo nkanjye. Uyu mugabo rero amateka nk'uko abaturage bari baturiye
uru rugo bagendaga babivuga cyangwa se abaturanyi be ndetse n'uyu mwana w'imfura we nk'umwana w'imfura ye nuko nawe yakomeza kugenda abisubiramo ndetse anabisobanura avuga uburyo mama yari yananiye papa ndetse yakomeje kugenda abivuga afite agahinda kenshi abisobanurira buri umwe wese wari wageze ahari habereye iki kibazo. RIB rero cyangwa se abashinzwe umutekano bahise basesekara ahangaha uyu mugore yaratangiye gutoroka dore ko bamufashe yatangiye gupakira imyenda anyuze mu gikari asanga hose bahazengurutse biza kurangira rero uyu mugore ahise atabwa muri yombi agiye gukorerwa ibikwiye. Gusa umwana we w'ifura yasabye kimwe mu bihano ndetse amuvuga yuko rwose bamugire neza bahana nyina ndetse bakamufunga bakamuhezamo ndetse biza no kurangira uyu mugore rero bavuga yuko rero uyu mugore ngata nta kabuza n'ubundi yacaga umugabo w'inyuma ndetse bakaza no kuvuga ko uyu mugore yari yararuze umugabo we mu buryo bwo kumva ko uyu mugabo atashobora gutandukana n'uyu mugore we. Bivuga yuko rero n'uyu mwana avuga ko uyu mwana w'imyaka 15 ngo yaziranaga na mama we bikomeye cyane ngo kuko ngo uyu mugore ngo yari afite ibirozi bigiye bitandukanye ndetse ngo yigishaga umwana w'umukobwa w'imfura ufite imyaka 15 ngo agashaka kumwigisha kuroga ndetse uyu mwana we akabyanga akaba ari nayo mpamvu ngo yaziranaga na nyina na mama we bikomeye cyane. Nimba ubwa mbere ariko ugeze kuri mibona kuzokana subscribe ugafungura inzogera ugakanda like ugakora icyo bita share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bigiye bagera 5 kuri 5.